dore abantu barimo dore n'iririmo gushya Yesu iririmo guhira ndani sha uyu muriro ni mwinshi cyane uya naenda wapi batakimbia bakimbilie we sha musengera hano mu basengere pe musengera hano ko Yesu arapfa abantu benshi mana we Yesu we umuriro urimo kwiyongera mana we mwese mbabwira iki basheri mana yanjye iki gipangu hano cyo mu Rwanda nicyo kiwaje iki gipangu murimo kubona hano ni muri Kongo harimo gushya ubwo hano handi nta mazahari amazahari nayo muri Kongo mwabonye akazu k'abasirikare muri kubona hariya n'akabasirikare bo mu Rwanda nakandi muri kubona hariya haruguru n'akabasirikare bo mu Rwanda please musengera kuko inzira gufatwa imwe ku yindi igafatwa imwe ku yindi igafata imwe ku yindi Yesu we musenge iko nafanya nini Yesu we amazarimo gushya imwe ku yindi igosha uzwa kiri mu nzu mana nabari abari gucana amatorshi ye baba we bagenda bari gushaka boro ari hano ye baba we umuriro uri kutugeraho Yesu uri kugera hano ukumva ni nkaho ucanye ingwi baba we Yesu we mureba aba bantu bose bahagaze mwababonye bari abantu bose bahagaze mubarebe bose Yesu dore Yesu abantu bapfiriyemo Imana ibacire mwa Yesu we dore uriya muntu dore uriya muntu uri gushya dore nguwo munsi ya kizimyamoto irimo kumukuru iyi boro ntago wayirenganya Yesu we dore na ziriya zo hirya zifashwe reba ziriya zo hirya mana we baba we kizimyamoto iri kuzimya ariko wapi zari kuza ari nk'eshatu kandi bazanye bizimyamoto nini mana yanjye umuriro wazimye musengera aba bantu iyo hano musengera abantu n'ufite umuryango amenye ngo hahiye sha ngo hadashase sha abantu n'abagome ubwibaza ufite nka famiye yawe iri hano warangiza ukavuga nk'ibyo bintu abantu bari gushya inzira gufatwa imwe ku yindi musenge ko nta kindi umuntu yavuga hano nta kindi umuntu yavuga bisa nkaho ari inzu imwe yafashwe kuko twari turyamye twumva urusaku rw'abantu tugira ngo ni nk'intambara tuhita dusoka munaenda wapi
Naanza kusema vibaya. Hey. Kusikwe mtu wa kupita hapa. Basi profitez-vous. Bale mbona biko nakimbia vile? Unaweza kutana nani? Kwa yangu ishirini sasa.